Mama navuze ibintu byabaye. Habaye iki se? Siwe mama navuze ibintu byabaye. Mana we. Habaye iki sheri? Ese wabanje ukadusuhuza? Ntabwo nabasuhuza. Siwe nicaye. Muguruke mama birancanze. Ibiki? Mama navuze ibintu byabaye. Habaye iki sheri wanjye? Teta icara umbwire sweetie. Mana we yasuwe. Teta mbwire. Uzi. Safa. Nabonye scholarship. Uri kubyumva? Scholarship. Ite akurisishano ndakunda nanjye kibondo bite so guvuye wari mugira ute okay unyibutse ute ajya ngo barakumbuza ndetse ko hari yegora umwanya wose ndi hano njyenyine bameze bate se bayiti ni filime ki mwarebaga turimo turareba Aston Family ibyo se ni filime ni filime ya story kombe ubu se nibyo barimo bareba ahubwo baragushutse mbwiza ukuri sheri wanjye cyane bitende erega mba nkuzi ni bitende byitwa nde byitwa Rapunzel Rapunzel bari abagabo nibyo barimo bareba bari abantu b'abasore b'abagabo ariko cyane iyo babashutse ngo babirebe nagira ngo turebane ariko bose babiri yesirangira betabana bagati kansenje mama nonese bite cyiza urongera gukora etude ryari ni mugoroba mu kanya bwije ariko ntusubire kureba muri telefone kubera ko iyo ugumije amaso kuri telefone cyangwa muri televiziyo umwanya munini wumvise mu kanya ugafata amakaye ibintu ntabwo byibuka wabyumvise turabyumvikanye wayigerageza ubu nta kintu na kimwe kikuzanye uje kuganiriza kweli ngaho mbwira mwiza wanjye mbwira ku ishuri tugati iyo turi kwiga iyo dutangiye isomo rya mate mwarimu dusara hanze kuvuga ati mujye kuri toilette tugatonda umurongo gatubaza ibibazo byose twize muvuye kuri toilette cyangwa muri kuri toilette tuvuye kuri toilette yego ubundi tukata tuhagarara imbere y'ishuri neza tangiye kutubaza ibibazo usubizamo bingahe ngewe ikibazo bambarije naragikoze ndetse njya kwicara abakica barabakubita ngewe igisubizo bambajije ngo what is prime number igisubizo cyari kibazo nako ikibazo bambajije ngo ati what is prime number ndasubiza ati prime number is a number that has only two factors and one itself. Hanyuma mwarimu ngo ni icyo kino mwikaye turabona kuzana ikaye nkabikwereka ariko ubu wabona aricyo cyagutsinze bagahita bagukubita ukinjira mu ishuri ko bagukubise mama nakubesha ejo bundi hari igihe wari uryamye urumva noneho ipinjama yawe agakanzu kawe karazamuka twinjiye mu cyumba tugiye kuryama ngiye na Teta dusanga ikintu cyitwa umutambiko w'inkoni hano munsi y'ikibuno neza umutambiko w'inkoni intebe se twicaho si imeza zikoreshejwe n'imeza zikoreshejwe mu biti amapipitire akoresha mu biti hanyuma noneho ibintu biba bibifashe ntabwo bikoze mu biti bikoze mu byuma nganyumve kugira ngo uniforme yanjye cyade yacitse kubera kugira ute mama navuze ibintu byabaye. Habaye iki se? Siwe mama navuze ibintu byabaye. Mana we. Habaye iki sheri? Ese wabanje ukadusuhuza? Ntabwo nabasuhuza. Siwe nicaye. Muguruke mama birancanze. Ibiki?
mama nabuze ibintu byabaye habaye ikishero wanjye Teta icara umbwire sweet tutambwira uzi safa nabonye scholarship uri kubyumva scholarship uri kubyumva yenda Teta icyo murabyumva none se ahantu mvuye aka kanya mbwira nyine bigenze nabonye scholarship Teta waretse ku nabonye scholarship Teta ba Bruno bari he ba Bruno bari he mana te ba Bruno bari he nabonye scholarship uravugisha ukuri yo mu Bwongereza mama nabonye scholarship Bruno bari he ba Bruno bari mu cyumba akose Teta uravugisha ukuri ariko mama ashyushye Imana nzenga te urambwiza ukuri Yes we muzana babwire nabonye scholarship ugiye Buraya numva nabonye scholarship umva go umva rero nabonye scholarship oya ndabasabye nabonye scholarship Teta avugisha ukuri khaye ntabwo ndi kukubeshya nyine mu cyo gihugu se yo muri Bwongereza UK nabonye scholarship none se kutabitubwiye wapurenze ryari yapurenze ngenda bizi yapurenze ahantu henshi cyane bibwira mama none ino ntebe nsigaye ngwamo ndapfuye mufate ko twumva amakuru beza uri kumva mana we narapurayinze ahantu nka hatatu ngira ngo mbibwira mama njyewe ibyo nari mbizi ibyo mu Bwongereza mbibwira ngo scholarship mwese baguhamagaye muri stage baramamagaye ngo wabonye ngo nyine wabonye visa ibyangombwa byose havuyemo yuko tike ngomba kuyishakira niko bambwiye Imana ese ibintu bari kubyumva nabonye scholarship Yesu sinababwiye n'ibitari ibingibi Imana izabikora Mana yo mu ijuru Mana ushimwe Mana uhimbazwe Mana reka nahinze mana we ngo tuza rero tuza tuzajyana muzajyana he tujyana ufite isike ahubwo itike tugomba kuyishaka nyine bitarenze mu byumweru bitatu tugomba kuyishaka akagenda mama yaraza arambwira ngo tugeze ubu ndapfushe ni nka kwa kundi mba menye ifite ibibazo najye kubona ubuntu bw'ubufaranga buraje nkenda gusaba nkabona neza niko gucira nko mu nyanja Teta Imana ishimwe wabibonye ni byose byo reka tugerageze dushakishe ukuntu tukiboneka sibyo muranyizwa iki se hariho gahunda yo gusenga Teta turacyasaba Imana cyanye turasenga ariko nyina nabonye scholarship kujya hanze turabwira iki Imana umva ntabwo nanjye mbizi kuko ndumva ubwabanye numva nagezeyo Teta ceceka rero ndarega kino gipangu murege mbabwire ninde uvuze ibyitike ni Bruno ibyumweru bitatu wenda basi nazo ni amezi abiri wapi kuko nabonyeyo n'akazi deja kandi ngomba kutagenda gutangira kwiga nanakora ariko urumva ukuntu Imana ibidusubije ariko igisubizo gihetse ibindi bibazo nk'igihumbi ariko ibibazo twaciyemo wowe wari wabona ahantu hakeneye kubona miliyoni ubu niba ari mu mafaranga make ni nka miliyoni 5 z'amanyarwanda make ashoboka ubundi yakaba afite nk'eshanu ayo mafaranga turakora ko tutagira nta murima tugira nta kibanza tugira sibyo urumva nta nka tugira turi bushyire ku isoko ni iki ayo mafaranga turayakura hese ngaho ni mumbwira umuntu yaduha mu bantu bose muzi tuziranye umuntu wakwigomwe amafaranga akayaduha umwana akagenda neza Imana irabikora ariko ibintu byo kwiga ngo nta tike umva mugiye tuyishake pe uzamahirwe yancika koko uza mama yavanye muri banki mama gicanda wanje muri banki rwo muri banki se ngamatafa ku igare uyu ni gicanda ariko ubyumva mwana wanjye muri banki gicanda uza amafaranga ava muri banki aba ari kuri konti yawe urumva ntabwo umuntu wese ugize ikibazo cy'amafaranga agenda ngo agiye kuri banki ngo avane kuko uvana yayo washyizeho sibyo n'umwana ufiteho uzariho ni nk'igihumbi na 900 igihumbi
umukatugura ngahe oya buretse umukatugura ngahe ariko umukati sheri wanjye nta nubwo nemerewe kuyakuraho uzi ko bampamagaye barampamagaye Teta noneho tuza sibyo nganye scholarship Teta mubireke ibyo bintu niba shaka ubu uyu niwe wenyine wayibonye Akose mama. kuko abo bose bayibonye se biradufasha ubujyanye n'ikibazo dufite cyati Gwangwega nose bo. Cyane gutekereza avuga ati kubizi ko twatangiye twitira kuri kano gatatu ko nyine dufite ntabwo twatangiye. uzi icyo ufite mu maso wakayanaguye mu maso ufite icyo Eginsi irashyushye mami irashyushye no kumva inkuru zuyo. nazo ziragushyuye sha mama umva nta n'ukuntu Fire. kugira icyuya Akoze sheri waje. scholarship wabonye scholarship usubira congratulations sibyo ariko turacyafite akazi Teta ciceka muciceka twibaze amafaranga ndayakura ariko nakuye ibyumweru bitatu usidahamagana mama edisengura yabona amafaranga arafata Faranga bose numva bafite igitecyerezo. shavuga vuba nanga ukuntu urandaga Ega mba ndi gutekereza ubu ngubu nose urabona ibintu bidakomeye umwana agiye mu buraya. kugenda ni kimwe icyaka ikindi kintu gikomeye kindi no aragenda gute nicyo kintu ntekereza nicyo nshaka kumubwira Ntekereza rero mama kuri jyewe n'ubundi ibintu byose byagiye biza gake gake. Urumva mama ari ikintu cyitwa ngo kwishakamo ibisubizo ariko n'ubundi Igisubizo ni kinini tugiye cyane. twadutanga nira televiziyo tukayitanga yabona scholarship mbwira izi ntebe n'ubundi turicara kuri tapi tuzitange igitanda twagitanga ni televiziyo twayitanga tukareba ikivamo basi ngayibaza ibyumweru bitatu sibyo nubona izi ntebe naziguze 700 sibyo ngaho mbwira 700 none kuba zinjiye mu nzu birahagije kuzisohoramo umuntu ashaka kwitunatuna nta sona afite wagira ngo nta bwenge buzima afite akambwira ati ndaguha 150 bizagwira miliyoni 3 cyangwa ije kuryana iyo ikintu gisohotse mu nzu kiba cyatashiro bana banje none ngo televiziyo iriya yamaye nka iriya televiziyo y'Imana nzimwe sinzeye badu ariko mama kuri ibyo bintu njyewe dore n'ubundi ni sister naribi hari utuntu ndimo twa Binance mfite nka 500 nagufasha edi wavugisha ubona urayafite mvanye mwebwe n'umugire umva niyo nagenda nta n'imyenda nakoze tugurira mfa gushya ivarisi si hari irahari umva nta bitwashye umva ukuntu avuga ngo irahari wajya aho ntaba ariko teye urwaye kuri ugushya gusa umva orohamo shusho ahubwo urumva uyu mwanya wose umara saba Imana ngo ongera ukora igitangaza nk'icyo wakoze ucamo inyanja mo kabiri gusenga ariko sinzi ko nabwo nasenga nyine ntabwo wabishobora bwana yahi kw'Imana umva ariko iyi nkuru rero ako si inkuru tuyivuge tuyiceceke tubigenze buyiretse bazabyumva ariko yuvuze ibintu birapfuye none se ko bamuhaye visa barongera bayisubize nyine bayimuha ariko guse bazabibona ko yese ku kigo cy'indege shareka tubibwire baba tante biwe bashimira Imana nokuri ndumva shyushye ntabwo wabyumva mama none se mama ndumva nakwandikira biju ndumva nakabwira rivine ndumva nabwira mama tu ndumva nabwira tante Noella ndumva emva ndubona mama nyine mfite ukuntu nishimyemo ariko nakwibaza akabazo ka tiki umva ndihebye naza no kwirwa mu magana tuzanye ndavuga ati ndoze mugeze mu rugo nicaye muri bisi nticaye umva wese mu kaza n'amaguru ego komanda mami murayimubwira mami ni ukumukoroga ako dawari turayabona tu ibyumweru bitatu turi hirindwi mama nubona amafaranga ndakujyana na Teta umva igitekerezo cy'imbwa muri banki yabonye muri banki umva mama nubona amafaranga ndakwinginze reka njyane na Teta mama aho njye twajyana wowe ufite visa ndayifite visa ni iki yihaye ni karita y'ishuri umva webyire byiworere ikarita y'indege ni karita y'indege shirati umva mana wesha
Teta ngaho jya kwiyambura jya kwiyambura ivyo bintu ngaho re isishyano ugiye kurara inkweto gutyo nyine Teta jya kwiyambura ubuso ubundi yambaye we gusubira ego kujya ari ibyishimo gusa byandenze nawe twashimira se nari ko nzajya hanze wapi Teta nkubwire n'ibitari ibi bizaza sibyo kandi byiza urabyumva ariko ibintu bijyanye Bruno reka tuze tuve muri izi ntebe ufata aka video ka hano muri salo sibyo ufotore n'iriya televiziyo urumva ujye mu cyumba cyanyu ufotore igitanda cyanyu tugasigaza matera dusubire hasi n'ubundi twatangiye twiryamira ku mukeka n'byise biraza matera turazishyira ku mukeka byose ni hahandi sibyo noneho tubishyire ku isoko wamugani urumva hari n'ukuntu umuntu ashaka kugufasha akavuga ati se ndamufasha nshingiye kuki nushaka na firigo ishyire ku isoko ibintu nibishaka tuzatangira ubuzima ni hahandi dupfa kuba turyoheye karani ikintu kubabwira ngaragarije urukundo bakwemereye na tike ndumva mbyishimiye ukuntu mwitanze ngawedi 500 avuye muri Binance je napfushije bro no intebe igitanda nabona nimbise ko mwabikora ntabwo nari mbizi pe twakora buri kimwe ndabashimiye kandi ndabakunda cyane na tike bayiguhaye nikumva uretse gatumwe mu banzi nyumve nyine ndumva bintunguye susko na playinze yego na playinze ariko mu byukuri nagira ngo ndebe uburyo mwabyitwaramo ariko ntabwo baransubiza we mundekera umwana ubu ngubu atwirukanye tuvana bro atuvana higiriya nagira ngo ndebe ukuntu mwitwara ariko muranshimishije noneho na Edi no gukunda cyane yakwiye muri imyenda atayigurisha 500 yo muri Binance Teta ukuzwe nyine biranshimishije reba mama nyine kunise kuko ngo buri kimwe cyose nayitanga ariko umwana wacu ntabura amahirwe mama ndagukunda cyane nanjye ndagukunda sura umva mureke kumurakarira urumva mureke kumurakarira ibyo yatekereje namwe wabi ubu se ko mbivuze mutari mu kazi umva mu kazi aha mwashyushye buretse mbabwira ikibazo ibyo byose Teta z'ubuzima tubayemo sibyo azi ko nta kintu kimwe dufite wabyumvise aricara buri agatekereza ati ese ko na playinze ejo nimbona igisubizo cya positive kugenda bizashoboka wabyumvise nawe wabyibaza Bruno shamwe murakarira edi sibyo urabyumva ariko turagukunda icyaduha umva ni ikize twa ninjye bango naye marido n'ukunda shaje uvuga nje ibyo bintu abizi ko tugukunda numva kubizi naterema oya nashaka kureba ukuntu mubyitwaramo turagukunda mpaka BBC ariko utanu ukaze kudutwara iyo mitima ngo mpaka BBC mpaka BBC beje ko umva ubimenye nyine ko tugukunda umenye ko twakora buri kimwe ku bwawe komeza usenge Imana izagutunga inkoni sibyo izagutunga inkoni bagufata ariko Imana yabibona agatangaza ninjye izatunga inkoni ni wowe barakurashe akumukobwa sasa ngiye gusubira kuryama se nakazi mama naye kanje kwiyambura genda uyambuze mubwira ibintu nkorera ahubwo mbabwire di ambara kamambiri uze ngo tumena ujye kuzana amata urumva mva we ngaho ndebera ko ntibandogera Dubai ubaye cyo mushenzi ubunebwe Teta haguruka shaho ujye kwiyambura haguruka wambare kamambiri ujye kuzanira abana amata sibyo akoreka mbabwire Teta bambishije ikiyo nuko buramba ni hangana ukunda ni ngeso utakize akomana ngaho mbwira iyo mfata telefone nkaba maze guhamagara gusubira ngahamagara ku mujyi mukabwira abantu bose ati ngo Teta yadukinishaga Bruno reba kubwira gambira ati nakubeshya mama ntabwo nabimubwira mama yabimenya nako azabimenya reka byabaye mama yabimenya ari uko namaze no kubona Teta nagiye kumuhangayisha kuko kubimenya no gutangira ngo ubuse umwana aragenda gute gutangira akagera aratekereza ukuntu umwana azagenda yabuze tike iminsi yose bikabimusubije inyuma biribaza akoma umurato cyangwa icyo no kunzi ko ariko buriya Teta ni Imana wenda ibi bikoze Teta bari abaduhaye umukoro nko kudukangura ati musenge sibyo kari akantu kacu ko gusenga nijoro tugakomeza sibyo wawa
Wagwan, welcome to GICANDA TV show. We are the Aston family. Thank you.